umwana yava kwiga nkamubonera umwanya. Ikimpaye Aline numwe mu bagize imiryango itishoboye aho abana babo biga nta kiguzi ndetse bagahabwa n'ibindi nkenerwa bibafasha kwiga neza, hakiyongeraho n'ifunguro muri Nyabihu Christian Academy. We can reach on Jesus through praying. Twagera kuri Yesu mu gusenga, obeying others. kubaha abandi. Uyu mubyeyi kimwe na Hatagikimana Mvugunyo bahamya ko kuba abana babo barahawe amahirwe yo kwiga nta kiguzi byabateye imbaraga zo gukora cyane kugira ngo nabo bave mu cyiciro cy'abafashwa ahubwo nabo bafashe ubwabo. Ko natwe byaraturenze turishima pe, iyo mbonye umwana ahingutse amavuta agamufashe ibiryo kushura agafatwa nk'abandi bana, nanjye nk'umubyeyi numva umutima gwanjye gwarabyakiye. Ntago twicaye ubu natwe mbese turi gushakisha, mbese twakuye amaboko mu mifuka, ntago tukirirwa dusabiriza nk'uko mbere byari bimeze. Mbese dufata nk'igihe tugajya kurangura nk'utuntu tukicara nko ku muhanda tugacuruza. Baranduhuye cyane pe, baranduhuye n'ibikorwa byose nkurikije ko abandi bana biga hano leta y'u Rwanda ntawe kidakora pe. Gufatanya n'abarimu mu mujisho umwe ugamije kugera ku ntsinzi ngo niyo ntego y'ababyeyi barerera muri iki kigo. Abana bacu rero natwe kugira ngo dufatanye n'ikigo ni ukubitaho mu isuku, kubitaho kubazindura bakiga neza bakazira ku gihe kugira ngo tuyifatanye n'abarimu abana bacu batsinde neza. Mu birori byo gushimira abanyeshuri 32 bashoje wa gatandatu w'amashuri abanza ndetse na 55 bashoje imyaka 3 ya ICD muri Nyabihu Christian Academy mu murenge wa Bigogweho mu karere ka Nyabihu, Benjamin Musuhuke umuyobozi mukuru w'iri shuri akaba n'umuyobozi wa Reach the Children Rwanda ahamya ko Imana ari iri ku mugongo w'intsinzi y'aba bana. Babyeyi, ibi bintu si byiza cyane, abana mwabishimiye. This is a speech from Top Class Rising Stars. Ladies and gentlemen. Turashima Imana cyane ko aba bana bashoje ibi byiciro. Twe turasenga, twarabisengeye. Ariko aba bana baduha icyizere cyiza usibye n'ikizami ariko cyiza cy'igihugu. Kuba umubare munini w'abana biganje muri iki kigo baturuka mu miryango itishoboye, ubuyobozi bw'akarere ka Nyabihu by'umwihariko ihuriro ry'abafatanyabikorwa ribibonamo ubufatanye bukomeye. Iyi miryango itishoboye yo mu murenge wa Bigogwe n'uru rubyaro tubona rutuzengurutse urakumwenyurira ugushimira igitekerezo wagize kugira ngo utugereho hanyuma abana bacu basusuruke. Nyuma y'imyaka irenga 10 imbuto mwateye zarakuze kandi umusaruro wabyo urigaragaza. Kugeza ubu muri iri shuri higamo abana basaga 500 haba mu mashuri abanza ndetse n'ay'incuke. Umuhoza Honore, Flash TV mu karere ka Nyabihu mu burengerazuba bw'u Rwanda.